ndabasuhuje yimwe mbaye nikaze mugenda tubana umunsi kubundi tuganira ku makuru atandukanye mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda na Simba TV nawe ngewe nitwa Romeo Janvier. Ndamutse mvuze yuko iyi mpera y'icyumweru ari icyumweru cyo kubyina no kuririmba insinzi ku bakunzi ba Ndimbati ku muryango ndetse n'ibyo batandukanye ntabwo n'abanibeshye. Ni umugabo warekuwe n'ubutabera ku munsi wa tariki 29 z'ukwezi kwa cyenda na 2022 by'umwihariko yaramaze hafi igice cy'umwaka ari muri gereza y'Amageragere. Bamwakiriye harimo muganga Matovu musanzwe mumenyereye cyane tuganira umunsi ku wundi. Hari byinshi bigiye bitandukanye yanakoze na mbere yuko uyu mugabo witwa Jean Bosco Mustafa Ndimbati abasha kuba yafunga. Tujye kuganira rero mu bigiye bitandukanye ndetse turinjira no mu buvuzi bwe by'umwihariko na n'ingaruka cyangwa se no kukuba abastar bamwe na bamwe baba bagiye mu bapfumu nimba hari n'imbaraga zimwe na zimwe byaba bitanga by'umwihariko ku bastar muri rusange. Matovu umeze neza? Ndaho umeze neza nta kibazo. Abemera Imana turavuga ati ndaho ndashima Imana. Ubona ko kwemera ryangu ryayo ngabanye uko tubwo nyine Imana y'u Rwanda iba yakoze akazi kayo. Ageka. Umunsi w'ejo umunsi umeze gute kuri wowe by'umwihariko mu bijyanye n'amarangamutima wumva ko umuvandimwe Ndimbati yamaze kurekurwa n'urukiko by'umwihariko muri rusange? Umunsi w'ejo kuri njyewe byari byishimo gusa. Ura umunsi udasanzwe kuko umunsi w'ejo nari mwiteguye mu gihe Ndimbati yari amaze ari muri gereza cyangwa afunze. Ngiye kuri njye ntabwo byari byishimo ariko nari nzi yuko n'ubundi gihe kizagera gataha kuko byo abantu benshi nyine batwibazaho twebwe abavuzi ba gakondo cyangwa se bakunze kutwita abapfumu ariko turanapfuma tukareba ibizaba cyangwa se ibizaba hirya y'ejo. Ni nayo mpamvu nyine narifite ikize ko Ndimbati azataha. Yego. So kumukristo nakwita nk'umuhanuzi kuri kesi ya Ndimbati ariko bemera ryangombe nyine ari nako umeze byakakanya ndabyita ubupfumo. Wabashije gupfumura ureba ibiri imbere ndetse wagiye unakora ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se unaganira n'abantu bigiye batandukanye no twaganira mbere yuko Ndimbati kurwa nanjye nari ndimo uvuga uti abakuru banyeretse yuko Ndimbati agomba kurekurwa ariko biza kuzama karutari kuko byatinze. Byagenze gute ko ari ibintu bari wapfuye cyangwa se abakore bakubwiye yuko agomba gutaha uko byagenda kose? Ndumva Ndimbati yari afite ikibazo wenda cyuko abantu bivuga ko Ndimbati azafunga imyaka myinshi cyangwa igihe kirekire, yaba ari ababyumvaga abamenyere by'amategeko ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ariko ngiyewe ku ruhare rwanjye cyangwa se n'umuryango we nababwiye yuko bagomba kugenda bakicara bagatuza kuko Ndimbati agomba kuzataha kuko nyine twebwe mu mfungwa cyangwa se mu naribonye bwacu muri bw'abavuzi bwacu gakondo bureba ikizaba n'ikitaraba bwari bwamaze kugira ko Ndimbati azataha. Icyatumye rakirerwa hagomba kubaho inzira z'amategeko ari kubigendanye n'insinzi cyangwa se n'icyo bitaga inzuzi zari zamaze kwerera Ndimbati. Kuri njyewe zari zamaze kwera ko Ndimbati azaba umwere. Mu ijoro ryakeye mu mugoroba wo kwishimira ubutako cyangwa se kumwakira birumvikana cyangwa se byari nkambe ko bagombaga kuburiyo wari ruhari n'ubundi muranagana mu bigiye bitandukanye. Wabonye ari umuntu umeze ufite cyangwa se wizeye gute imbaraga z'ibijyanye na gakondo cyangwa se n'ubupfumu bwamupfumaguriye akiri muri gereza? Ndimbati ni umunyarwanda kandi azi icyo gukora, azi ubwenge, ntabwo ikindi kintu agomba gukora usibye gushimira muganga Matovu. Icyo twahuye tuvugana nta kindi kwari ukunshimira, kwari ukumushimira, kwari kugira ngo umwereke yuko igihe cyose atarahari ari muri gereza ibyo nagomba gukora giwe nk'umuvuzi gakondo narabikoze. Ndetse kandi ibyo nagomba kugira ngo umuryango we mubwire ugende wihangane nabyo narabikoze. Rero niyo mpamvu iri joro bwo urumva ntabwo yari kuryama atambonye, yari kuryama atabanje kuvuga ngo wa muntu wanjye Matovu ari he, muganga wanjye Matovu ari hehe. Nuvuga ngo muri make twari kumwe byari byishimo gusa urumva twe twagiye kubyira insinzi kuko twebwe ubwacu insinzi n'ubundi twayibonye mbere y'igihe ariko twari tugira tugeje kugira ngo insinzi igere ku musozo. Niyo mpamvu rero ntabwo yagomba kuryama cyangwa se
kugira ikindi akora, atabanje kuvuga ngo ndashaka muganga amatovu, ibyo nkora byose aho mba ndi hose mbere we na muganga amatovu. Yego. So ongera utwibutse gatoya wenda ducirimo mu ndwara uvura, yemwe nuko umuntu yakubona, mite nkomeza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, mbanje no kwinjira mu star ndetse cyangwa se mu kujya mu kuba star hano mu gihugu cy'u Rwanda. Indwara mvura ngira ngo inshuro nyinshi nagiye nsobanura kuri Ubuzima Nyabwo TV, abanyamakuru bagiye bangenderera, nagiye nerekana ibyo nagiye nkora rimwe na rimwe kugira ngo ntinyuze cyangwa se nkure mu rujijo abanyarwanda, kubera ko igihe kinini hari igihe bahora n'abantu bakabwira ibintu bidahari cyangwa se bitanariho, ariko iyo tugiye mu ndwara mvura mu bigendanye na gakondo cyangwa se n'ubuvuzi gakondo, ni indwara nyinshi. Nababwiye ko harimo parite ebyiri cyangwa se ibyiciro bibiri. Hari indwara tuvura zigendanye n'umubiri bisanzwe, waba ari amibe, yaba ari igifu, yaba ari umwijima, yaba ari turokomenase, yaba ari ba bantu bagenda bagira ibibazo b'abakobwa batajya umugongo, tuvuge umugongo wenda tuvuga abandi batajya mu mihango, cyangwa se ba bandi bayijyemo nayo ntihagarare, ngiye mvuga ikinyarwanda kuko mu bundi numva atari ikinyarwanda cyumvikana, ndetse n'izindi ndwara zigendanye n'umubiri. Wenda wa muntu ushobora kuba wenda yarumwa n'inzoka tukamugombora, wa muntu ushobora kuba wenda bamuhaye uburozi bw'ubutamikano tukamurutsa, wa muntu mbega ni izo ndwara kuri parite ya mbere. Hari imiti yazo iri parite ya mbere, hakaba n'indi miti ya parite ya kabiri igendana n'ibintu byitwa karande cyangwa imyuka mibi. Ibyo nabyo ni cya gihe ba bantu bahura n'ibibazo bitandukanye, ya karande turuka ku muryango wawe, babona mu buryo kuvuga ngo bafite inyatsi, iyo nyatsi gusanga ni karande turuka iwabo, ni bya bintu bahoze batunze mu miryango yabo, ibya migenzo bakoraga uyu munsi batakibasha gukora, ndetse ushobora gusanga n'abayikoraga mu muryango baramaje no gusaza burundu, ugasanga abana babo nibo basigaye ari victim y'ibyo bintu ndetse batanabizi, bagasigara mu ngaruka z'ibyo bintu, ariko batazi ko izo ngaruka zituruka ku bakurambere babo cyangwa se ku babyeyi babo, mu myemerere yabo bahozemo mbere y'uko nyine bo imyemerere abo ngubu barimo cyangwa se abababyara barimo, ariko ibisekuruza byabo byanze bikunze byari bifite indi myemerere abanyarwanda bose bemereraga yo guterekera, yo kubandwa, ijyango ry'abingabanyundo, nyabingi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero ni ibintu bishamikiyeho inzira ndende, aho usanga nyine umuntu bashobora kuba babiheraho, bakaba bamwohera amarozi, bakamutuma amahembe bakoresheje za mbaraga, bakaba bamutuma umuntu akaba yaba umuntu uri aho ngaho, akasanga ari aho mu bandi bantu, ntagira umuntu umukunda, afite ikintu cyitwa icyangiro, ndetse rimwe na rimwe yaba abonye n'akazi muri bagenzi ugasanga ntibamwibonamo, cyangwa se ugasanga umukoresha ntamwibonaho, ugasanga hamaze iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa ukwezi cyangwa umwaka, abantu ntibumvikana bamwirukanye mu kazi by'amahutira, ugasanga undi we ni wabandi bajya mu kazi bakamara bagakora ukwezi kose iminsi 30, ariko umunsi umwe yahembwa amafaranga yarakoze iminsi 30 akaberwaho amafaranga agiye. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga hari abana bayafite, ugasanga bifuje gutaha mu ngo zabo cyangwa se muri famiye zabo, ari uko amafaranga bamaze kuyamara, kubera yuko nyine bafite ikintu bitwa karande, bafite bya bintu byabona kubwiye bikoreshwa n'icyo bitaga imbaraga z'ururimi kera. Hahandi nyine hari n'imiti yabyo, ya miti dukoresha dutongereye, buryo aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri ku isi hose, icyo bita imitongero, umuntu agakoresha imiti agatongera, umuntu yaba ari no muri Amerika bigakunda. Kimwe nuko nuri muri Amerika ashobora kuba afite ikibazo tukamufasha, kandi twe twicaye aha ngaha bigakunda. Nkuko wumva nyine umuntu yunga igicucu akunga umuntu adahari, kandi icyo gicucu kigakira. Ni nkuko n'umuntu waba uri muri Amerika cyangwa n'ahandi hatari muri Amerika, yaba mu bihugu byo hanze bana mu Rwanda, ushobora kubikora bigakunda. Izo ndwara rero turazivura. Hari babandi bafite ibintu bari barubakiye mu miryango yabo, zo bitaza nyabingi, ugasanga nyabingi wenda ntibakizikorera ya migenzo, cyangwa se barapfuye bari babizi, basize imiryango yabo, iyo miryango ntibaze gukora ibyo abakuru bakoraga, ugasanga za nyabingi zibahutsemo, zitangiye kugenda zibateza imyiryane, zitangiye kugenda zibanyaga ibyo batunze. Niyo mpamvu nyine ibyo byose ni ibintu twe tuvura, ariko urumva ko ari mu cyiciro bibiri.
hari imiti y'icyiciro cya mbere gisanzwe ku ndwara zisanzwe izi twahoze tuvuga, bimwe gukoreshwa ibyatsi bisanzwe nyine, n'indi ni ibyatsi bisanzwe ushobora gusanga atari ibyatsi cyangwa wenda ari bituruka ku nyamaswa. Ibyo kuvuga nibyo twavuze icyo bita imbaraga z'ururimi. Imbaraga z'ururimi zarakoraga nyine icyo bita imitongero, aho umuntu atongera ikintu kikaba, aho umuntu ashobora gutongera umuntu ikintu kikaba, aho umuntu ashobora kubwira umuntu ikintu ngo iki kintu kizakubaho nacyo kikaba. Bivuga ngo aho rero ya parite y'imbaraga z'ururimi. Nabyo bavuga ngo umubyeyi ngarakuvumenye, ngo nyogosengera kuvumenye, none umuntu ashobora kubikora agutongereye. None se ubundi kukuvuma nyine ntumva ko abivuze ngo uzapfe nabi. Yego. Zambaraga z'ururimi zamaze gukora. Niyo mpamvu akenshi uzasanga nyine abantu bakera birindaga kugira ngo ijambo basohora uko baribwira nk'umwana wabo cyangwa se umuryango wabo, uko rivuga rigahita rikaba ryo agasanga aho ryatore kuri uwo mwana. Zambaraga z'ururimi, imbaraga z'ururimi zakoze kuva kera, ndetse hari naho zakoreshwa n'ibyatsi. Icyatsi nyine ugafata umuti runaka ukavuga uyu muti ugakoresha ugagerekaho n'amagambo. Uwo muti wageretseho n'amagambo wagenda ukagira ikindi kintu ukorera wa muntu. Yego. Numva rero niyo mpamvu mu ndwara tuvura n'ubuvuzi zihagije. Ikindi wenda navuga, hari abantu wenda usanga bo batibona muri icyo cyiciro, wamubwira uti ko akabona wenda ibintu byaramurenze, ibibazo byamuzuye, aho kugira ngo atekereze yuko wenda anikurikirane ko umunyarwanda abasha kwikurikirana, anikurikirana amubwira uti nyaboneka aterekada ati yanavutse iwacu basenga. Yego. We yavutse aho basenga, ubwo ni wenda bigarukira kwa papa we, ariko sekuru ibyo yakoraga arabizi. Yego. Sekuru zasi ibyo yakoraga arabizi. Ko ari nayo mpamvu nyine abagomba gutega amatwi kumva iyo ubundi bagonga iyo wagiraga amahirwe iyo kumenya ibikubaho, kwa kundi byago bigenda biza bikurikirana, ukabona bimwe biraje ibindi biraje utaza bivuye, ejo urashatse biranze, ejo urambagije umukobwa w'umusore biranze, ejo umukobwa ukwe bwarabuteguye bwarigeze kuri finali biranze, ejo umukobwa arizagiza amashuri meza, agize akazi keza, agize n'amafaranga, akajya kubona akabona inkongotsi iraje amafaranga iratwaye atazi uko agiye. Mbega icyo bita ubuvuzi gakondo hakubiyemo ibintu byinshi cyane, ariko bikomoka kuri wa muco gakondo, kuri wa muco twe abanyarwanda bahozemo, ya soko bavomagaho, bwa buryo bwabo, za mana zabo bemeraga, uburyo bazisengaga, uburyo bazishimiraga buri mwaka. Ni nayo mpamvu babaga guterekera no kubandwa, byabaga ari ibikorwa kugira ngo bashimire ibyo bagezeho mu mwaka. Bereka abakurambere ibi ngibi, dore turasaruye, inka zarabyaye, abana barashyingiwe cyangwa abagiye gushyingirwa, bakaza bakabamurika. Si no kubamurika byabaga ari igikorwa kimeze nk'umugenzo. Ibyo bintu bigakorwa, bagatanga rya turo cyangwa se icyo bita igitambo, bagafata ya nzoga y'amasaka, bagafata inzoga y'urwagwa ubundi Kinyarwanda, bagateka ibishyimbo, bagashyiraho nyirasogereza, bagafata umutsima w'amasaka, bagafata amata mu cyansi, bagafata itungo bakaribaga, bagakora ya migenzo, bakanywa, bagasabana. Hari n'abantu benshi usanga nubwo rimwe na rimwe njya mbivuga usanga abantu barandwanya, cyane cyane iyo umwaka urangiye. Uzarebe iyo umwaka urangiye abantu benshi bakunda kujya mu cyari wabo. Yego. Burya rero ibaze niba umuntu aba ku makaro, yarangiza akava ku makaro akajya kuri rubunani kwa sekuru cyangwa se iwabo niba kiyafite. Ku batahafite bo nyine nabo urumva birababaje. Niyo mpamvu usanga ari igihe bafite igiti, ugasanga imiryango yabo ntimeze neza, ushaka ko ntimeze neza, ibyo wakoze ntibigenda, ugasanga buri mwaka umuntu arakora ibintu by'avuga ati ngiye mbona nzaburira mu cyaro, cyaro rizahirira mu cyaro. Akenshi rero buriya akenshi burya umubyeyi yaguhamagaye ngo muzaye muhari bana banjye muterane, imiryango aterana, wowe ushobora kugenda utazi ibintu cy'umubyeyi yateguye, ukazi uko ari pati yabaye iwanyu cyangwa ibirori byahabaye, ariko rimwe na rimwe umubyeyi aba afite impamvu. Ushobora gusanga we imigenzo yayikoze, yego, wowe ukagenda ukajya muri pati, ukajya mu birori, mukanywa, mugasabana, mukabaga ikimasa, mukakirya, ariko we imigenzo ye yayiraje ko mwe muri abana ntimuzi ibyo ari byo. Yego. We yamaze kuragiza imigenzo ye, mwe muraza muri abana, ntabwo muzi ibyo ari byo. Yego. Hariya rero nyine niho usanga icyo bita inyatsi cyangwa se ibindi bibazo bigenda bikomoka ku bantu bamwe na bamwe batazi kwikurikirana, bigenda bikomoka kubera iki? Bafite ibibazo by'ahantu by'ibintu
abakurambere bakoraga bibagiye gukora. Yego. Bafite ibintu birengagije. Impamvu rero inyatsi usanga umuntu akubwira ngo inyatsi ngo ntabwo umuti w'inyatsi ngo ntabwo umuti w'inyatsi ari ikintu ugenda ugatoragura gutyo. Inyatsi byanze bikunze ifite hari komoka. Yego. Komoka herero. Ni igihe nyine wa mwaka washiraga mu gatanga bya bitambo byose. None iyo myaka mwarabihagaritse nta kintu gitanga. Iyo myaka niyo mwarahagaritse mutagitanga bya bindi mwatagaga nyine mwumva nta deni abantu bafite. Birarakara bikaza kwiha mu byo utunze. Umuryango ukomoka muri ubwo buryo usanga ufite ibibazo. Usanga umuntu yamaze kugira amafaranga yamaze no gukira. Bayikona ko amafaranga aragiye. Ugasanga umuntu afite akazi keza bikanga. Ukabona umuntu yabukoreye amafaranga akarara mu kabari. Kubera iki? Bazi bihaga inzoga. Bigahitamo ngo uyu nguyu we azajya tugura inzoga burinde buke. Uyu nawe ari kuzinywa ari buri kugurira. Yego. None se imbwira ukuntu nyine wowe uri umuntu ukajya mu kabari wagiyemo saa moya ukageza mu gitondo cy'inzoga. Ese waba ugiye ukira mu gihe gifu. Iyo witekeye usanga ukira he? Aha rero ntabwo uzi ibyo urimo. Unabikora utabizi no gukunda icupa nta kibazo nanezerewe umuntu wese mu utanze inzoga ku bakurambere mwibagiwe. Ndetse ubu hari n'abandi bantu baraho hose buri munsi bamugurire bamuhereze. Ugeze mu rugo umugore murashwaye. Yego. Nta rasiyo watanze, imibare y'abana wayiriye, uniforme ntazihari, ibintu byose mbega byamaze kwangirika, urugo umugore mutagiye gushwana. None hajemo no kugira ngo na wa mugore utunze kubera ko hari ibyo mutigeze mwubahiriza mu miryango cyangwa muri famille. Na waragiye murashwanye umugore arasenye. Usigaye noneho uraho ngaho umuryango urasenyitse. Yego. Mu kazi nuko bigendeye kanaka nimba runaka ko bibonye akazi biranze. Nukuri kw'Imana abanyarwanda bakwiye gusubira ku isoko yabo gakondo bakavoma gakondo yabo bakavoma isoko y'umwimerere. Nubwo wenda hagiye hazi by'amadini ntabwo twabirwanya ni byiza cyane. Niyo mpamvu wasanze imico y'abazungu yagiye turusha imbaraga. Ugasanga wenda umuntu nk'ungu witwa amazina abiri witwa izina ry'Inyarwanda ukitwa n'izina ry'Izungu. Muri make uterekera abanyarwanda witwa amazina y'abanyarwanda ariko ukitwa n'amazina y'abakurambere b'abazungu kubera ko bamaze kuturusha imbaraga. Niyo mpamvu abanyarwanda bakwiye gusubira ku isoko bakamenya umwimerere wabo bakamenya ko gakondo ari ngombwa n'ikizungu ni cyiza rwose ariko ntibasubire ku mwimerere. Ubwo noneho aho nabyumvishije nk'abasenga byagusaba ko wenda ubanza kujya kurimbura bimwe bigukurikirana aho kujya muri Rwanda byo uyu munsi umuhana amasengesho ubu rukomenza by'amasengesho. Ubundi nkuciye mu ijambo iyo imige kera habagaho ikintu bitaga kujyanwa mu itsinda. Iyo waje waguba mu mugenzi wo kubanga no guterekera ntabwo kwivamo gutya rwango mu gitondo ngo ndabise nyivuye. Ene mu bazungu bamaze kutuzanira icyita iyobokamana bashyizemo imbaraga nyinshi. Baranavuga ati abo bantu bafite Imana yabo bemera. Nimutagenda babwira Imana bemera ntabwo bizakunda. Yego. Baza bamvuga ko ari Imana ariko yabo y'abazungu. Yego. Bashaka kugira ngo Imana y'abanyarwanda bayikandamize. Abanyarwanda nabo biga amahirwe bavuga ati no abazungu ko bafite byinshi tubona by'iterambere reka twemere ibyabo ariko n'ibya gakondo tubikora. Mu gihe abantu babandwa ku manywa y'ihangu bagatekera ku manywa y'ihangu babikura ku manywa y'ihangu basigara babikora nijoro bihisha. Ntibirabura twibitaga gucuragura. Ya gucuragura byo ni imigenzo y'abantu bashaka kugirira abandi nabi. Ntabwo kubandwa no guterekera biratandukanye. Yego. Naho gucuragura byo ni wa muntu ushaka kugira nabi. Hari abantu nyine bafite izo mpano zo gucuragura ku buryo azajya kwa runaka akagerara iwe nijoro curagura ariko burya abafite impamvu yo gucuragura. Ahava hari ikintu kihabaye. Niba ari umuntu ashaka kwatwaramo atwara. Abanyarwanda barabizi. Abanyarwanda benshi barabizi nubwo wenda usanga basa nk'ababazwe no ngo imico y'abazungu. Ariko abanyarwanda bazi ubwenge bakora iby'abazungu ku mugaragaro bidegembya byagera nijoro bakora iki ibyabo bwihishwe. Niyo mpamvu burya nta mushobora kujya kuraguza ku manywa. Yego. Kandi imbere babikoraga ku manywa yangu byari ifiyeri. Ariko ubu ngubu umuntu yewe ntabwo wenda nta muntu abanyarwanda cyangwa se abavuzi gakondo bagira umuco wabo wibanga ko umuntu wese agira ibanga ariko ushobora gusanga abantu bose duhura mu muhanda bazi wanjye nijoro n'urugero. Yego. Mugabo yashizemo isuti afite Bibiliya agiye gusenga ariko ngiye tuziranye neza ko nijoro ashobora kuza wanjye. Yego. Ariko kubera ko ari umuco dufite wa muco bazungu badushizemo ngo twemere ibyabo cyane ibyo wacu tubishyire hasi
ibyacu natwe ntabwo twabireka buri reka tujye tubikora nijoro twije hanyuma iby'abazungu nyine ko bafite ibyo baduha byinshi tunabareba wenda ibyo tutabona barabifite bafite ukuntu batije kuri iterambere runaka tubyemere tubikore gutyo ku mugaragaro ariko ibyacu tubikije rero abanyarwanda bo kera habaga byo icyo bita kuva mu itsinda cyangwa se kujya gutsindira ibyo bintu nabwo hari umugenzo wakorwaga wabaga mu byo kwanga no guterekera none ushaka kubivamo hari imigenzo yakorwaga icyo bita kujyana mu itsinda bigatsindirwa hirya iyo hakuri imigenzo bakazana bya biseke birimo ibindi bintu bakazana za nzoga bakaza bakavuga bati ibi tubivuyemo nkuko n'ubu kano kanya umunyarwanda wese ugifite hari abantu bagituzanya bindi mu nzu abantu bagifite ibyo baterekera baryango y'abanyundo bagifite wenda bazimu baterekera kuko ngo abazimu n'abazima bazimye kandi abo nabo bagomba guterekerwa bagatanga amahoro n'umutekano nayo mpamvu habaho guterekera iyo umuntu yapfaga ku banyarwanda babizi abatabizi bo ntacyo bibabaze ariko ushobora no gusanga atabizi ariko hari ingaruka agenda ahura nazo atazi impamvu yabyo ugasanga nyine yumva ko ari umuntu wahuye n'ibibazo byinshi ariko ntabwo azi gakondo ye ibyahaberaga inyuma baba abazimu ni nabo bagomba guterekerwa bagatanga amahoro bagomba guterekerwa waba ufite sogokuru wapfuye so wanyu bose ukajyayo ukabitondagura ubwo ntabwo twinjiye mu muhango wo guterekera mukenera muzaze mubwire ngo turashaka dushyire mu muhango wo guterekera ibyo tugira ikiganiro kwacyo cyangwa dushyire mu muhango wo kubandwa twere uko abanyarwanda babandwa nuko baterekeraga nuko umandwa icyo bita gusubiraho uko nkuko wumva nyine ngo umuntu yabatijwe ngo aranakomejwe urumva nibyo abazungu nyine bo bagiye bazana bakayizana n'indi kata ariko nyine abanyarwanda bo bari babizi babikora mu byo bwabo hari ukubandwa no gusubiraho nkuko bitwa kubatizwa kubatizwa no gukomezwa guhazwa bwo ni kwa kundi abanyarwanda bahoraga buri mwaka bavuga ati muze dusangire bagategura ameza manini cyane bagashyiraho bya bintu babwiye imitsima y'amasaka amata imboga z'ibyatsi ibishyimbo urwagwa ikigage bakabaga itungo bagashyiraho abantu bagasabana bagasangira ariko hari imizo baga yakozwe bamurise bati dore ni muturebere dore bireze ibishyimbo bireze mwakire muryeho amasaka reze muze mwumve bose bakagenda buri kintu cyose bakimurikiraga Imana abana bose bagufite mu rugo iwawe babagaraba imandwa babaga bamurikiraga imandwa n'umunani wawe babyeyi muturebere n'abatarashaka bashake ibintu nk'ibyo nibyo abantu babagamo kandi bikaba ari fiye sinzi n'ikintu bambaza kwigira hari gato kuri ibyo ngibyo wenda hari ukuntu nk'umwana nk'umubyeyi ajya gupfa agapfa yarafitiye nyabingi akayisiga mu mwana we ari muto atabihisemo akamwitamo ati mwana wanjye niwo ugomba kuzasigarana izi mbaraga zanjye nari mfite nk'umubyeyi wawe ibyo ngibyo nabyo hari ukuntu iyo umuntu akuze atabishaka mu gihe mukamwambura cyangwa mukamukuraho nyabingi zirakurwa hari ukuntu umuryango ufite za nyabingi nyabingi zarazengereje uwo muryango kandi wenda nta muntu uzi kugira ngo ajye azishegerera cyangwa se azikore ibyo zakorerwaga kuko ntabwo umubyeyi we nta iyo ajya gupfa ngo abwire umwana ngo amuraze nyabingi kuko abantu batunze nyabingi barabizi abantu batunze nyabingi burya iyo uzifite mu muryango iwawe niyo ushingiye umwana agomba kuzijyana niyo mpamvu hari abagabo benshi cyangwa abasore benshi bajya kurambagiza mu miryango itunze za nyabingi bakazitunga batabizi zikazatangira kugenda zibagiraho ingaruka ko batazi kuziha bya bindi bazishegera cyangwa kuzitegurira zigatangira kwica abana bawe zigatangira kwica amatungo yawe zigatangira kukuza amahoro wenda waba uzi ubwenge nk'umukobwa wenda wagiye gushaka kuko nawe barazimuha hari imigenzo yo gutahana nyabingi nawe n'umushaka nzababwira uko bigenda mu buryo umukobwa ashobora kuzikura iwabo akazijyana aho agiye gushaka ibyo ni imigenzi iba noneho wa muryango wagiye gushakamo nacyo ubuvuzi bazahageze deje zihageze rero kubera ko batazi kwigabanya zaje kandi umukobwa wenda ari igihe bazikorera wenyine zitangira kubahukamo zikabagira ibibazo iyo bamenye ubwenge bakajya gukurikirana bakabaza barabwira bati hari imandwa bitabi bayibundi bayita imandwa biheko atari imandwa bitabihiye ku mutajya mwitaho
ati nimugende muyiteho kandi nimukazana aho nyoyiza. Yego. Nta kindi kintu mwakora ubu mutangira kugenda kuri condition z'iyo mana. Ubwo rero kutayishaka yakugana tukayimukurira mukayikura. Kuri ba bandi nabuze nkubwira babuze baterekera bakabatiterekera ariko imiryango ababakomokaho n'imiryango yabo ugasanga bafite ibibazo bikomoka kuri karande yabo. Abo nabo tugira uko tubigenza. Tugira uburyo dufata bya bintu tukabikora ya migenzo yabo, tukagira uko tuyubakira ibicumba handi hantu, tukabyamurura kuri wa muryango tukagira handi hantu tubishyira ku buryo wa muryango buvaho. Uwabuze umugabo bitewe nuko ushobora kuba ari ibitongero y'iwabo nabyo urabikemura. Uwabuze umugore nabyo ukabikemura. Nta kibazo rwose. Ikijyanye n'inyatsi bigiye bitandukanye. Hari ubwo Ndimbati yatabwaga muri yombi, hari abantu bavuze bagiranyije icyo kibango ngo bafite daimoni y'ubusambanyi. Ibyo twabihuza n'izo nyatsi ubusambanyi bwo gusambanya abantu bato. Nta ubundi abantu bavuga ibyo bashaka. Bavuga ibyo bashaka, umuntu avuga uko abyumva, daimoni y'ubusambanyi n'iki byose, ariko daimoni y'ubusambanyi yo ntabwo ubundi ibaho. Ni kamere y'umuntu. Yego. Usibye yuko buriya nyine kubera ko yarahuye n'ikibazo wiguye ntahita agera ihembe. Urumva nyine umuntu wese agomba kubijya abonye n'ibyo ashaka. Ariko uyu munsi wa none se ubu nyine iyo daimoni bavugaga irahari, si umwere. Yego ni umwere. Hari ikibazo afite se. Ubuse ibyo bavuze nyine bumva ko nyine hari ibindi cyangwa iyo daimoni ubu nyine birabaye. Ushobora gusanga nyine nawe aho yarari yaritekerejeho cyangwa se akavuga ati reka nikurikirane. Hari umuntu utangira kwikurikirana agize mu makuba cyane. Hari n'utangira kubona ibimenyetso ntiyikurikirane. Abanyarwanda benshi bakunda guhura n'icyo kibazo. Agatangira kubona utumenyetso ariko ntiyikurikirane. Ubundi umunyarwanda nyawe ufite ubwenge wuje ubunyarwanda bwa gakondo bw'umwimerere, iyo utangiye kubona ibintu bidasanzwe ugomba kwikurikirana. Niyo mpamvu abavuzi gakondo bagomba kubaho. Yego. Ni nayo mpamvu bariho. Yego. Kandi leta irabemera. Nta muntu n'umwe utazi ko abavuzi gakondo babaho. Nta muntu n'umwe utara uwondo wavukiye mu mujyi wenda byumva ariko wavukiye mu giturage cyangwa se nuko namwe nabo ukomokaho bazi ko gakondo ibaho. Abantu bashi bajyaga ibyo abazungu bitaraduka cyane. Genda byibuka ntabwo nigizemo ibinini, baradusabikiraga bagafata umubazi, bagafata umuravumba, bagafata bambuba, bagafata igicushu, bagashyiramo uko bayoka, bagashyiramo imiti barangiza bagasabika. Wanywaho ikirahure mu gitondo bwacya ubuyo kukajugunya hariya. Hari ikindi benga urwaga rwiza rw'umwimerere batarabwo bagiye babitubagura bagenda bashyiramo amasuka n'ibindi bintu. Bakenga urwaga rwiza rw'ibitoki bajya kuruvunura bazaravuna nk'ejo saa sita bakaba bati muze mujye kunywa, mukagera bagakubitira mu kibindi mu gitariro ukangura urwaga rushyushye ugotomera wo gukubita bwacya mu gitondo yo kujugunya hariya. None ibintu byose babigize pirate, nta nubwo bagishaka kumenya yuko umuti gakondo ukora. Ikinini kiba mu muti gakondo. Yego, ntatsi. Ni ibyo byasi rero kuki nyine wowe wakumva yuko wanywa ibintu byabanje kujya mu produit wanywe umwimerere. Yego. Niba umuntu aguhaye iki umuti urimo produit byanze bikunze ashyizemo ikindi kintu. Yego. Ari ushobora no gutekereza ugasanga ikindi kintu byakwangiza n'urugero. Ntabwo nangisha abantu imiti ya kizungu. Yego. Natwe turayikoresha. Ariko ubundi umwimerere gakondo niyo ya mbere. Gakondo y'abanyarwanda ni ya mbere. Ibibazo byose abanyarwanda bahura nabyo bagomba kwikurikirana. Niyo mpamvu yo gukurikiranye ubaho neza. Yego. Muretse gukora ikiganiro kuri televiziyo yitwa Iyongwe TV, bambaza ngo ese koko ngo abavuzi gakondo ngo n'abastare ngo bashobora bafitanye imikoranire. Yego. Narabamuti cyangwa se ko aravuzi gakondo abastare bajya mu bapfumu. Yego. Narabwiye ngo none se abanyarwanda nese niba yamenye ubwenge nk'umunyarwanda kwikurikirana ariko se yakoze ntaryo. None se ko uyu umuntu agiye kwa muganga nta kibazo cyaba kwa gakondo se niho hateye ikibazo kandi ari byo bintu twavukiyemo umwimerere wacu. Umustare kuba yajya kwa muganga si icyaha. N'uyu munsi wa none babyumve, uwajya kwa muganga ari umustare ngenda mwakira kandi ntabwo ari icyaha abakoze kandi umugirira n'ibanga. Ni umunyarwanda kandi mugirira ibanga. Niyo twumva duhura no guhurira mu muhanda gutya warageze mu maso yanjye wenda uri n'undi muntu erekana ko tutanaziranye. Iyo ni umwimerere wacu w'ibanga wa gakondo. Nyine gakondo ni gakondo. Yego.
niyo mpamvu rero kano kanya abanyarwanda bagomba gusubira ku isoko yabo, bagomba kumenya icyo bita gakondo yabo, bagomba kumenya icyo bita umuco wabo, bagomba kumenya ibyo bahozemo byabo, ariko ntawe ubashishikaje ngo babijyemo, hano bakeneye kubivamo ariko babuze uko babivamo. Usanga bitera ingaruka ariko barabuze impamvu uburyo babivamo. Turahari, mwagamatovu ndahari, ntacyo ntabafasha. Yego, kuri adresse duse nk'abasimbuka icyo ngicyo no kijyanye n'ubuvuzi gifatiye umwanya munini urenga iminota 20. Ndatekereza ko buri wese wari ugifitiye impungenge already yamaze gusobanukirwa ku bijyanye n'imikorere n'imigenzereze n'ubundi ubuvuzi gakondo. Adresse yawe niye ku buryo hari umuntu ubaye unyuzwe cyangwa se wifuje kuba yakugana kugira ngo umukore service imwe muri izo ngizo watubwiye ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, umuntu ashobora kuba abatazi yakubona bite? Ngewe nkorera hano Nyamirambo haruguru ya Green Corner, ngo twahita mu Nyakabanda. Nkorera Green Corner neza kuri etage hari, uhita ubona icyapa cyanditseho muganga Matovu. Hariho nomero zanjye za telefoni 0790 45 7800. Yego, iyo nomero ishakiraho ukayibona, haba ari kuri WhatsApp, haba ari hanze y'igihugu badukurikiranye, haba ari abo mu Rwanda, yaba ari call isanzwe, igihe cyose wanshakira wambona. Ndahari nyine kandi aho nkorera harazwi. Ni mwuga nkoze imyaka irenga 23, ariko atari ngewe wihaye cyangwa se ngo ukore kubw'amaramuko cyangwa se urimo nacaca kubaho, ari ukugira ngo barize inshingano z'abakurambere cyangwa se ababyeyi, kuko uwo murage bagomba kunsigira kandi nabo bagomba kujugunya. Kimwe nuko nanjye nazawujugunya ngo ujugunye gutyo gusa, ngomba kuzaburaga paka uwo murage ntabwo twawuta. Kuko abantu bose bagiye babona murage iyo baza kuwuta ntabwo byakunda. Abanyarwanda ninde babafasha? None se nta bantu urabona bazingira kunda, hanyuma bajya kwa muganga ngo ibyo biri biratunane mujye kwa muganga wa Kinyarwanda. Yego, cyangwa wa gakondo. Kandi umuzungu n'amarozi bakuruze bafite ibyuma bipima, bakombye kuba bati turanamubaga, bati ntabwo tumubaga, uyu muntu afite ikibazo, nabanza ajye kwa muganga gakondo. Hari nabo dusanga mu mavuriro none ugasanga baraduhama, gusanga umuntu amaze imyaka n'imyaka. Ubushize umwana wavuye Nyamasheke aje kundeba, kandi ibyo byagenze neza pe. N'uyu munsi wa none arimo anambwira ati muganga warakora. Abantu none bamaze kongera kuguruya mwana ni benshi cyane, kubera yuko dufite ikibazo muri iki gihe. Abantu benshi araza mu gitondo avuga ngo abavuzi gakondo, akumva yuko nyine ngo bihagije, agashaka kumva ko nyamara umuntu uvuga ngo umuvuzi gakondo arakina n'ibintu atazi, arimo arashaka kubeshya Abanyarwanda. Nabwira Abanyarwanda ukuri, Abanyarwanda benshi rero nabo kubera ububabare baba bafite, ugasanga aje kwikubisa uwo muntu kuvuga ngo umuvuzi gakondo ntazi icyatsi cyari cyo, we nyine ari umuvuzi gakondo wo kwizina, ariko nta kintu ashoboye. Birimo barangiza icyo bita umuco gakondo, barimo barangiza ubuvuzi gakondo, barimo baratuvangavangira. Ni nayo mpamvu mu kino kiganiro ndasaba leta ko yafata abantu biyita abavuzi gakondo batabifitiye ubushobozi n'ububasha, ikagira ukuntu nibura ibabwira ngo ni mugani bariya babizi babigishe, abwira ngo mukomeze mutubere Abanyarwanda, mutume Abanyarwanda batakaza umuco, wumve ko nyine byose byazambye. Ntabwo dushaka kuzanya umuco wacu, ntabwo dushaka kuzanya ubuvuzi bwacu, ntabwo dushaka kusebya ibyo bita ibyatsi gakondo. Ibyatsi birenga 360 dukoresha byose biravura, ni imiti. Rero ndumva niba nta kintu mbaza icyo kibazo usa nkaho ukomojeho, nanjye napanze kuza kukikubaza ngendeye kuri video narebye mu minsi yashize, ubwo RIB yabashaka kuguruza amafaranga ya Miss Kayibanda aho yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2012, by'umwihariko yari yibage agera ku $10,000 by'amadolari. Mu bagabo babiri bafashwe harimo uwafashwe wibye ayo mafaranga, ndetse afatwa n'undi ngo bamuhaye umuti avuga yuko ngo amutiritse atazigera afatwa. Abantu nk'abo babiri, icyo nabwira abantu nk'abo, icyo nabwira Abanyarwanda bagomba kuba maso. Ntabwo umuntu wese bita ko ari umuvuzi ari umuvuzi, kuko umuvuzi nyamuvuzi, ndakeka yuko abenshi usanga bakoresha imbuga nkoranyambaga babeshya, tuvura ibi dukora ibi. Hari imiti yaje bagenda bapfunika mu macupa mu bikarito, ubundi ese niba kuko tuzi imiti wagiye kwahira umuti ukawusekura umuntu musekuru ukawumuhereza,
kari bwo buvuzi twabaye. Ese niba kuko ufite ikibazo umuntu wawe hari bitagenda neza muri famiye, ko nyine iyo bitagendaga umuntu hagura akajya kubaza, akajya kukuraguza cyangwa akajya kubaza abakora mbere, wagiye kubaza ahantu baguha igisubizo gihwanye n'ikibazo ufite, aho kugira ngo umuntu akubwire ngo yarabikora arabishoboye. Abanyarwanda bo ndababwira ngo nibitondere abantu bita abavuzi gakondo, ahubwo banze bashishoze, kuko abo bita abavuzi gakondo bo batwicira isura. So nta pfunwe bitiye kubona wa mugani nk'uko wari ubikomojeho nyuma, abasitari bakorana n'abapfumu, kuko hari naho bigiye noneho bagakora mu buryo bwo kurogesha umuntu, ukavuga ati uyu muhanzi yarazimye bitewe n'uko mugenzi we yamurogesheje. Abandi ati uyu mukinnyi wa filime byagenze gukora ko mugenzi we yamurogesheje. Hari n'umuhanzi muri Guma Guma wigeze kugira ku giceri cya Senkana, ageze kuri stage kuvuga biranga. Ibyo ntabwo byatuma batinya cyane, bakakumva ko uri umurozi. Nkoresha iyo mvugo kuko iyo umuntu yumvishe umupfumu yumva umuntu mubi kuruta ibindi, akumva ko uri umurozi kuruta kuba waba umuntu wakiza. Careless yawe kuri ibyo ngibyo ni. Habaho impano ebyiri, habaho impano yo kuba hari impano yo kuroga, hako n'imano yo kuvura. Twebwe rero impano mfite navukiyemo data yampaye yo kuvura. Niyo mpamvu mani ngo mvura barozwe. Abashyare baho Abanyarwanda niyo mpamvu nyine bagira ubwenge bwinshi, niyo mpamvu bagira abantu b'abavuzi. Umuntu arakura bakakugirira ishyari. Niyo bitari muri famiye yawe. Umuntu gusa akabona urimo uratera imbere, akumva afite ishyari ko utera imbere, muri mu buhanzi bibaho cyane. Usanga nyine umuntu agira undi shyamba kanaka, yageze talent nziza, ageze ahantu hameze neza, ayo mafaranga niyo wagombye kuba nyafite, ugasanga amugiriyeyo agiye kumurogesha. Yagiye kumurogesha, natwe turamuvura. Kuko nyine imbaraga bakoresha bamurogesha, natwe tuzikoresha tumuvura. Na ibigendanye no kuba wenda umuntu yavuga ngo kanaka ngo umuhanzi ngo yarageze kuri urwego none baramumanuye. Ibyo ni ibintu bibaho cyane. Abahanzi bo barabizi, bahura n'icyo kibazo. Ndetse urahanga ibintu abantu babona babikunze, abanzi cyangwa cyo bita abanyamashyari. Aho kugira ngo batekereze gukora ibintu byiza birenze ibyawe, bo bagategeza kugira ngo wowe bajye kukuvangira. Kugira ngo bya bintu byawe bipfe, kandi nibipfa nabo ntibari bubikore. Muri make abarozi nta jambo bafite, barimo barangiza. Niyo mpamvu duhari nyine ngo natwe abarozi aho bari ndabashuhuje, ariko menye yuko ngiye matuvu tuzahangana. Ubwo ntabwo ushobora gusanga nk'umuntu afite ikinyabingi kikurusha imbaraga kikakuzengereza. Ntabwo bishoboka. Nyabingi niyo zaba ari nyabingi ijana. Cyane cyane abantu bepfuye ngiyo mu majyaruguru. Buriya niho kiriya gice cyo kuri nyabingi cyitondere cyane, kuko usanga barubatse n'indaro. Nta rugo rutagira indaro burya abenshi. Ubwo ariko ntibavuge ko mbavuyemo. Ariko muri kw'Imana nta nyabingi igiye gintera ubwo. Kandi nyabingi iri mu bintu bikomeye. Nyabingi hari abantu batazi ko nyabingi bako. Nyabingi iragufatira gushyira mu gisingi kakunaganika, nta musumari ufasheho, nta mugozi, ukagumukira urigarega. Ariko kugeza nkavuga ati manuka, umuntu akamura kubitaza. Kuko mfite impamvu ndi bugiye kuri ya nyabingi. Nikwije mfite imiti kandi nta yindi ni ibyatsi. Niyo mpamvu nyine Abanyarwanda ari abahanga cyane. Ibyatsi ureba umuntu agifata akakivugira amagambo, yashyira mu nzira, wagitambuka jambi ukararusasa. Nanjye waza nkafata ikindi cyatsi nkagisekura nkagoreza mu munwa ugakira. Numva Abanyarwanda bazi ubwenge. Niyo mpamvu rero iyo baza kubaho abarozi niyo yabavuze. Nta umuntu wese ari kujya areba undi uko ashaka, yakumva adakeneye kumubona ku isi agatavuga ati. Niyo mpamvu rero nyine natwe twari ngo tuvure. Nakabazo ka nyuma tugana ku musozo, yengeze mu mbaraga zisanzwe ndarondogora bitewe nuko bafite byinshi nifuza kumenya cyane. Ayishobora gusanga nanjye n'igitambo mu rugo ntabizi, cyangwa se ari nk'ibyo ugomba kuzansigira. Ngo nyine niyo ramukaye waje ari inzira maze kumenya nzagana by'aka kanya. Sinzi mumeneshije ibanga, ariko se buje ahanini zikunda kuba zihari, cyangwa se uruguru ukunda kuba ruhari mugihe mugiye kurwana na za nyabingi, warusobanuye iki? Ushobora kubona ko ari buje kuko ni urumuri nyine ushobora gutuma twifashije nyine dukora imigenzo yacu. Ariko ngo ntabwo ndi buhinjiremo cyane, kuko urumva nyine wowe wabonye ko ari buje, ariko buje si umuti. Umuntu wese nayicara niwe. Ni ikintu umuntu yifashije, nk'uko wavuga ngo aya mazi myanza ndaza kuyakaraba.
ni igikoresho kimwe umuvuzi yakwifashisha, ariko rimwe rimwe ushobora no gusanga hari abandi bagifashisha mu bundi buryo kuko baba bashaka nko gukanga abantu cyangwa se ngo bereke yuko hari ibindi bintu bidasanzwe, ariko buje n'urumuri ruri aho ngaho umuntu yakwifashisha nk'uko umuntu abamuzanira amazi nkarabe cyangwa se akifashisha n'ikindi kintu buje n'icyabuje cyo nta kintu nakubwira. Yego, ni amabanga y'akazi n'ubundi. So nyemera tuse nk'abagana ku musozo, ariko bwa nyuma dusoza, ni iki wabwira Ndimbati mbere na mbere n'undi muntu ushobora kuba yagwa mu cyaha nk'icyo yari amaze iminsi akurikiranyweho? Ndimbati urumva icyo namubwira we, ndeka mubwire ngo ni umuhungu wanjye, mbyite gutyo mu Kinyarwanda, kuko Ndimbati ni umunyarwanda uzi ubwenge kandi uzi no kwikurikirana, kugira ngo wenda ucyumve. Iyo mbivuze gutyo mbavuze ibintu byinshi ku bantu bazi ubwenge. Ni umunyarwanda uzi ubwenge kandi uzi kwikurikirana. Ibyamubayeho rero ubu kano kanya ntabwo nabifata nkaho ari icyaha yakoze, kuko yabaye ni umwere. Ubu rero ntabwo navuga ngo icyo yakoze ntacyo ntagihari, naba ngiye kuvuguruza icyo bita ububasha bw'inkiko. Ubwo naba ngiye kuvuga ko no, Ndimbati ntacyo yakoze nzi, icyo yakoze nyine n'icyo abantu bamubeshyeye, kandi aragenda aburana nacyo aragitsinda. Ni nayo mpamvu ahari mwifurije umugisha kandi azakomeza yikurikirana nk'umunyarwanda, ko nyine ni umunyarwanda uzi ubwenge. Nta kindi nareza kuri Ndimbati. So mu rukiko aburana kuva ku munsi wa mbere kugeza abaye umwere, yakundaga kuvugamo yuko biriya byabaye bagamije kumaka amafaranga, ndetse akanashyiramo n'izina rya Sabe wakoze ikiganiro agikorana n'umukobwa babyaranye abana babiri b'impanga. Mu mbonere nk'umuntu ukuze, Ndimbati uri hanze na Sabe uri hanze, kandi yijunitsemo ko ari we washyizira mu rubanza agamije kumaka amafaranga, ndetse n'abafana ba Ndimbati bishyizemo yuko ari Sabe wamufungishije, urabona uko uzakomeza kuba mwiza nk'uko byari bisanzwe? Urabona ko Ndimbati azi ubwenge, kandi na Sabe yabikoze agamije kugira ngo ashake icyo bita nk'indonke. Ariko ubu kano kanya Ndimbati we afite kubabarira Sabe kugira ngo nk'umunyarwanda uzi kwikurikirana, nanamubwira ngo Ndimbati uriya muntu mwihorere, kandi imyubwe yabyumva kuko azi impamvu yabyumva, kuko uwashatse kubikora nyine ntacyo yagezeho. Urumva ubu ari Sabe afite igisebo mu banyarwanda, yashatse gufata umuntu amugerekaho urusyo rudahari, kandi umuntu agereka urusyo nawe ni umunyarwanda uzi ubwenge uzi kwikurikirana. Ushobora kuhamagara Matovu bati Matovu ngo tuganire ungire inama. So rero n'uriya mukobwa kandi nawe yarashutswe. Ubwo Ndimbati we ntabwo yareba kuri uriya mukobwa kubera ko yarashutswe, kubera ko aramuhekeye ibintu byabo hariya aho icyo cyo kirikora. Ntabwo wafata ahantu wajisha igisabo ngo atere ibuye, byanze bikunze niba umukobwa baramushutse kandi Ndimbati nta kintu bagikurikirana. Ahubwo wenda Sabe nawe akwiye kuzafata indi ntambwe, akajya gusaba imbabazi Ndimbati. Tureka ngushimira Dr. Kiganiro cyiza uduhaye, kirimo ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye, kandi cyane afasha umuntu kwikurikirana. Akaba kwikurikirana niko nize kamere, no gutuduka yose ashobora kuba yakwikurikirana. Urakoze cyane, nta kibazo rwose, namwe murakoze kuba mwaje mu iki kiganiro, kandi n'ubutaha muzajye muza rimwe na rimwe, mujye mukunda kuza n'abanyarwanda tubakure mu rujijo, tubereke ko ari abavuzi nyabo, bavuzi gakondo b'umwimerere, apana abantu babyiyitirira. Birambangamira cyane umuntu yise umuvuzi gakondo kandi atari, bigatuma noneho unyuze wese ngo ubwo ni babandi. Ni babandi gute? Wageze kwa Matovu ukareba niba Matovu koko ameze nk'ababandi, ariko umuntu akubwiye ngo ngiye nkora ibi kuri telefoni, umuhaye amafaranga kuri telefoni, nturamubona ntuza ntahakorera. Ubwo nyine urambwira ko umunyarwanda wo gute? Mwakuze wa muco w'abanyarwanda mvuga ngo wenda bari hanze y'igihugu dufite uburyo dukomunikana nabo, abafasha pe ukagenda neza, abo urumva bari kure. Ari n'abatega indege bakaza kutureba kugira ngo niyo bigende neza bikurikirana. Ko nabwo umunyarwanda nyamunyarwanda arikurikirana, kuko iyo utikurikiranye nta wundi muntu agukurikirana, uhura n'ibibazo byinshi, ndetse uhura nabyo ntumenye imva n'imvano yabyo. Niyo umunyarwanda, navuga ngo umunyarwanda muzima agomba kwikurikirana, akamenya icyo bita gakondo ndetse n'umwimerere gakondo w'abanyarwanda bo hambere. Murakoze cyane. Tureka nshimira mwe twabanye mu kiganiro kirekire,
kandi kirimo ubumenyi bugiye butandukanye. Isomo namwe mufatemo mwikurikirane murebe uko bimeze. Igihe wamugani usanga hari ibintu nawe ubwawe ufite ariko utazi ngo byagenze gute. Hari abantu tuvuga ko dufite imijinya ikabije, ari ugasanga hari ibidutera iyo mijinya cyangwa se hari ibizamuza iyo mijinya. Hari abantu usanga ngo tugire ingusho ku buryo kubita umuntu ingumi agahita apfa ataruka rinini cyane. Hari ibindi bintu birimo nk'ibyo ngibyo. Mwikurikira muri ngo ni biki biri nyuma y'aho ngaho. Ubaze gukubita umuntu urushye agahita apfa. Bariya babyita inkurikizi. Ingusho twebwe. Iyo nkurikizi rero hari n'igihe ujya mu muhanda abandi batwaye imodoka wakwikozamo imodoka ibagwira ugonze nk'abantu 10. Yego. Hari igihe ujya mu muhanda utwaye moto ugonze nk'abantu 10. Hari igihe ujya mu gitaramo ugasanga niwe wateje ikibazo. Mu kabari abantu bari baranywa neza aho hagera wakubita umuntu vide ugasanga hari abantu benshi bari mu magereza. Batigeze babasha kwikurikira kandi barabonye ibimenyetso. Hari abantu benshi bafite ibibazo batize bikurikirana kandi barabonye ibimenyetso. Uyu munsi none umuntu akakoza ngo akakoza ibintu byararangiye ngo muga ngo nagiye muri nibaza ibi nibi wabibonye mbere ntikurikirana gute. Ikurikirane kwikurikirana nicyo kintu cya mbere cy'umunyarwanda kiranga umunyarwanda nyawe ufite ubunyarwanda bw'umwimerere. Yego, reka twikurikirane.